nta kabuza rimwe wegeze guhura n'imbwa ubona irahagaze iragutumbiriye izamuye akaguru kamwe irangije yihagarikaho. Hari n'izijya zinyarira abantu cyangwa imodoka kandi zikabikora ku bushake, ariko se kuki zizamura akaguru kandi n'ubundi zisutamye zanyara nk'uko ihene ziganga? Naho si izamura ntizigire ikindi zirenzaho. Bishatse gusobanura iki? Ngusabye gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro ibyegeranyo bitandukanye kuri Jablan TV. Ikintu cya mbere wamenya ni uko burya atari buri mbwa izamura akaguru iyo igiye kwikiranura n'umubiri mu gikorwa cyo kunyara. Utubwana two akenshi turasutama ndetse na za nyina kenshi zikunze gusutama. Si ibi gusa kuko hari n'imbwa z'ingabo zitajya zizamura akaguru zigiye kunyara. Birashoboka ko rimwe wigeze kuba wigendera mu nzira ukabona imbwa iraje ikwikubyeho izamuye akaguru irakunyariye, cyangwa se ukabona iragiye izamuye akaguru itungereje inkari zayo ku giti, ku rukuta cyangwa se ku modoka iparitseho. Gukora ibi ntabwo ari uko zitagira ubwenge. Inkari z'imbwa ziba zirimo ko ziyumva igitsina cyazo, ibihe zirimo no gutanga amakuru ku bijyanye n'umuburo. Bityo iyo zizamuye akaguru igatungereza hejuru cyane nko ku gikuta cyangwa ku giti, ibitanga amakuru kuri ingenzi zazo ati aha nahaciye nari mpari kandi aho mvuye nuko bihagaze. Mu isi imbwa zibamo uko iba nini ni nako igira ijambo rikomeye. Nk'uko iyo ubonye umusore wateruye ibyuma agenda yuzuye mu nzira uhita umubisa agatambuka, cyangwa se umukobwa ugenda uzunguza ikibuno akarangarirwa na benshi. Ku mbwa nayo inyara hejuru kurusha izindi iba imeze nk'umusore wateruye ibyuma cyangwa umukobwa urusha abandi ikibuno. Niyo yubahwa kandi itinyitse kurusha izindi. Nk'uko abantu bagira ikigare no kwigana, ubushakashatsi bugaragaza ko imbwa nazo zijya zigana izindi. Yabona hari izamuye akaguru bisa neza nayo iti ko nari narasigayira nanjye nzajya mbikora nakazamuye birasa neza. Birashoboka ko wigeze kubona imbwa zizamura amaguru abiri igihe zigiye kunyara. Iba iri gutanga amakuru, iri kurushanwa n'izindi kandi yerekana ko ishoboye, kabone n'ubwo yaba itagiye kunyara. Ni nka kwa kundi uhura n'umukobwa yagendaga neza yakubona agatangira kuzunguza ikibuno akubita imisatsi, cyangwa se umusore yabona inkumi agatangira kugenda yidunda akarega agatuza. N'imbwa nazo nibwo buryo kamere bwo kwerekana ko ifite igitinyiro.